inshuti zanjye mukomere cyane kandi nshimishwa no kongera kubona uyu mwanya nkicara tukaganira ku bitekerezo byanjye. Hano ikiganiro cyanjye nyine ni uguhindura ubuzima bwacu, duhindura intekerezo yacu, duhindura imyumvire yacu, duhindura uko twumva ibintu. Uko ibintu baduhaye ibintu nuko ibintu biri, tugomba kongera kugenda tubireba tubisubiramo tukabiganira. Ni ikiganiro cyo guterana inkunga, njye nakise ku inspiringa no ku motivatinga, kubwirana ukuri, kubwirana uko ibintu bimeze kugira ngo duhindure ubuzima bwacu bwa buri munsi, butuma nta kindi gihinduka mu byo duhura nabyo, ariko imyumvire yacu ihinduka, nuko tubaho duhinduka, nuko tubona ibintu. Cyane cyane hano iyo tuganira experience naciyemo, tuganira ubuzima nagiye ncamo kugira ngo bibagezeho namwe mu byumve. Rimwe na rimwe ntibyoroshye kubyumva kuko ni ibintu byagiye mu ntekerezo yacu, ni ibintu bitoroshye kumva uwo mwanya kuko twumva ko ari uko ubuzima bumeze, twumva ko ari uko batwigishije, twumva ko nta bindi bihinduka. Uno munsi ikintu tuganira njye ni experience yanjye n'ibyerekeye amadini, gusenga Imana se nkuko twabibonye babitwigishije. Nkuko njye mvuka, navutse ndi umukristo, navukiye muri famiye y'Abagatolika, noneho njya muri Kenya, umugore wanjye ari umuprotestanti, ndahindura mu protestanti, noneho nza muri Australia, nje muri Australia mba mu Presbyterian. So mu myaka yanjye myinshi yose nakuriye mu madini, n'abana banjye bakuriye mu madini. Niyo mpamvu rero ibyo tuvugana ni experience nzi nyine n'ibyo naciyemo. So ikintu hano rero gikomeye cyane nyina maze kubona muri ibyo byose, kuba muri Afrika no kuza hano kuba muri Australia, ni ikintu nahise mbona nko ku muntu wabaye umukristo ukunda kujya mu misa. Nje muri Australia ikintu nasanze abaturage b'abazungu ibyo kwitabira amadini no kwitabira mu nsengero bitarimo. So nkibaza impamvu, urumva ko umuntu wese yibaza impamvu. Uvuye muri Afrika usenga Imana, ukumva ko wageze hano kureba Imana, none ugasanga igihugu gifite ibintu byose, ufite abaturage bameze neza, bafite ibyo bafite byose, ariko ugasanga nta mumwe mu gitondo uvuga ngo Sunday ngogiye mu misa, ugasanga nta muntu n'umwe uherekeye ibyo mu misa. Hano rero icyo tuvugana ni ukubabwira nti abaturage b'abazungu bari abakristo ntabwo bakijya mu misa, amadini hano ari gufunga, nta bayoboke abona. Nicyo tuvugana. None nkareba iwacu rero ngasanga kubera iki ari twe muri Afrika ariho abakristo bari gukomera, ariho kandi dufite ibibazo, ukibaza impamvu. Ese aya madini kuko byatwigisha nibwo buzima nta bundi? Ese kuki b'abaturage ari umuco wabo, ari umuco w'abazungu, ari ibintu bakuriyemo, kuki babivuyemo? Aho nicyo kibazo rero. Aho rero niyo myigire yanjye yabaye hagati aho, nanjye nkabibona, higa ubundi nkamenya uko abandi babaho, nanjye nkumva ko ibyo by'amadini koko atari byo. Iyo urebye koko usanga ari byo. Ni gute bagira ubuzima bwiza nta muntu usenga? Nta n'umwe ubwira abana ngo baravutse ngo bagiye kubatiza. Ntabwo bibaho. Kuri benshi rwose babivuyemo, nta n'umwe ujya mu misa, nta n'ubwo na misa bazi. Ariko twe muri Afrika nuko bimeze, nicyo bintu bimeze. Aha rero nicyo navuze, ukuntu dusenga muri Afrika. Ngereka ndabyibuka nagiye kuza muri Australia muri 1999, muri 1999. Ariko process yo kwaka visa turi muri Kenya, ko umugoranye n'umunyakenya, umusaza we yari mu Australia aba hano. Iyo uri muri Afrika kwaka visa yo kujya i Buraya se muri Amerika se Australia, ni nko kwaka nyine, ni nko gusenga gusaba kujya mu ijuru. Kuri nge nuko byari bimeze.
twarasenze, ibintu byose bibaho twarabikoze, twararokotse, nararokotse hafi kugira ngo dusenge buri munsi kugira ngo tubone visa, tubone n'ikintu cyo kugenda. Uko rero ni ukuvuga uti bigenda gute? Bigenda gute? Ese ayo masengesho turi muri Kenya ya buri munsi, tujya ufite abapasiteri bagusengera. Twari dufite urusengero rwacu, hano twasengeraga buri cyumweru, tukagira n'undi mupasiteri, yari inshuti ya madamu wadusengeraga, twajyagayo buri munsi, mbese nyine kugira ngo visa tugire. Urumva uko byagenze, urumva nyine ko musaza we yarari hano, ibyo byose nibyo twakaga, ariko gusenga twajyagayo buri munsi. Turasenga, visa turayibona, igihe kiraza cyo kuza no muri Australia turayibona. Aho rero ayo masengesho, ese niyo yaduhaye visa? Ese abo bapasiteri badusengeraga nibo batumye koko tuza? Ese abandi badasenga batirirwa bagira abo pasiteri, iyo batse visa ntibazibona bakaza batiriwe basenga? Ni icyo rero tuganira, ubwo bwoba tuba dufite, ubwo bwo muri Afurika bwo gusenga, kugira ngo twumve ko kuza mu kindi gihugu, kuza ahandi, ari uko urusenga, ari kuvuga ko Imana yagukoreye ibindi bitangaza kugira ngo ube ku isi. Imana isi ni iyayo, kuki tugomba gupfukama buri gihe? Twabikoze igihe kirekire kugira ngo tuze turebe gute. Aho rero ese iyo tutabikora izo visa ntitwari kuzibona? Ese cyangwa se ubwo nibwo buzima bundi nyine bukomeze kubaho? Aho rero nicyo kibazo gikomeye cyane, nicyo kibazo gikomeye cyane n'imyumvire yacu nyine hagati aho, no kuvuga tuti ikibazo wowe bimeze gute? Impamvu rero aha kenshi mbivuze ndavuga nti kuva nahindura rero, umva ko naje nyine muri Australia twasenze, nje no muri Australia nkomeza gusenga mu rusengero rwose Presbyterian Church, badufashe baratwakira, mbese turakomeza tuhasenga. So nabaye mu membre waho igihe kirekire rwose, batwakiriye neza, baduha aho tuba, turahaba, tufata uburyo bwiza bworoshye bwo kujyana abana mu ishuri, dufata mbese ibintu byose, mbese byarabiduhaye kuva dutangira kuba twagera muri urwo rusengero. Niho hambere twasengeye, nta handi twigeze dusengera. Abana barahakurira, abana barahabatirizwa, mbese ibintu rwose nge ntabwo nagaya ubuzima bwiza twahabereye no kumenya Australia. Ikindi n'abantu benshi rwose baje b'inshuti zanjye b'Abanyarwanda bose baciye kuri urwo rusengero rwacu rwita Bexley Presbyterian Church. Urumva niho nakuri, niho rwose pasiteri rwose aradufata, tuba mbese buri cyumweru turasenga, abana tukajya muri Bible study. Yes, imyaka yose 20 niho nasengeye. Urumva ko byose biba birimo no gukura no kureba experience y'ubuzima. Ikindi rero nahabonye muri iyo myaka 20 yose nanone ndi muri urwo rusengero, tukiza muri 99 twarabayoboke bose bavanze, harimo abazungu se, harimo n'abandi b'immigrant. Ariko uko twagiye tugenda imyaka igenda, so abayoboke b'abazungu bagiye bavamo. So abayoboke b'abazungu bagenda bavamo, ku buryo twageze dusigaye ubona ko church wenda se pasiteri se n'umuryango we niwe ukiri umuzungu, ariko abandi bose usangaga noneho ari immigrant, Islanders se, Abanyafrika se, Abahinde se, Ababangladesh se, mbese abandi bantu bose bagiye baza ariko zivanze muri izindi community. Nibyo rero ugenda ukura no gutembera hose, ugenda utembera mu zindi church tugiye gusura, ugasanga ahantu hose abazungu benshi, ese abantu bakiri batoya ugasanga rwose batarimo. Nizo church zindi aho ugiyemo ugasanga ari abantu bakuze gusa, kandi umubare rwose nawe utagabanuka. Ubwo rero urumva ko ibyo bibazo byose twagiye tubitekerezaho, tugira gutari kuse abantu gute ku kibuzima gute babaho badasenga. Wajya n'ahandi wavugana nabo ugasanga abantu bose bafite gahunda zabo,
baba bafite activite zabo baba barahinduye zo kujya mu misa, bakaba bafite ibindi bakora, se kujyana abana muri siporo, se gukina golf, se kujya se gusura abantu, se kujya se utuntu twose, activite nyine zose usanga zihari. Aho rero niho gukura kwaje, niho twatangiye kumenya buti ubuzima ntabwo bushingiye ku macaci, ubuzima ntabwo bushingiye ku idini, ubuzima ntabwo busingiye kuri pasiteri ugomba kubusengera kugira ngo ugire ikigeraho. Aho niho nasanze hano amacaci bimeze nkaho ari ahantu ugomba kujya muri weekend, se ari ikintu ubona umwanya, se ari ahantu ujyana muri famiye, ariko bitavuga ko ariyo agomba kugusengera kugira ngo ugire ubuzima, ariho ugomba gupfukama kugira ngo ugere ku kigeraho. Aho niho bitandukanye rimwe na rimwe no muri Afurika nyine n'ibyo tubona kuko usanga kuko atari byo. Amacaci yerekana ko Imana hariya buri muntu agomba kuza kuyisenga, ushaka akazi, ushaka icyo ukora, ugomba kuba wageze gute. Aha ntabwo ari byo, nuko bariya batwifatira muri ariya masengero tugomba kubyigaho, tukabiganira, tukabivuga, kuko tukabona ko atari byo, kubera ko tuba twarabiciyemo, kubera ko ubona nuko abandi ubuzima bwabo bugenda. N'uyu buvuyemo ukaba udasenga, ukaba utagiye mu rusengero, ukubona uko ubuzima bwawe bugenda, ibibazo wari ufite n'ubu ukifite ni bimwe. Ibibazo by'ubuzima ntibihinduka kuko usenga cyangwa se udasenga. Ibibazo by'akazi se, by'amafaranga se, ntibihinduka se kuko usenga se cyangwa udasenga. Ikindi abantu bashatse kuvuga bati umaze kugira byose, ubona imaze kugira ibintu byose, none uri gusuzugura Imana, Imana izaguhana, Imana izakwereka. Abantu benshi mwagiye mumbwira ibyo bintu, ariko rero urebye ubuzima ntabwo ari uko bumeze. Nta Mana yo guhana abantu, nta Mana yo kuvuga uti niba utayisenga, niba utagiye kwa pasiteri, niba utagiye mu cyumweru kubera uwo mwanya wawe, ngo Imana izaguhana kubera ko ibyo wakoze kuko utagiye hariya. Ibyo ntabwo bibaho. Ubwo n'ubwoba ayo madini duteza kugira ngo dukomeze tube abayoboke babyo. Ariko rero igihe kirageze ko bivugana nabyo ko ibyo bintu bigomba guhagarara. Ubwo bwoba hora duteza, ubwo bwoba gutera abantu uvuga ko ubuzima butakomeza bigenze gutya, naho bigenze gutya. Ikintu rero nabonye igihe gikomeye nyine muri iyo myigire nakuriyemo, nkura guhindura kuva muri ibyo, noneho no kumenya uko ubuzima bugenda no gukura, nuko ibintu byose bikubaho ubigeraho bitewe n'intekerezo yawe. Ibintu byose ubigeraho bitekereze n'icyo ushaka kugeraho, bitekereze n'imyumvire yawe, bitekereze n'uko ubibona n'ingufu ubifitiyemo ushaka kubigeraho. Nicyo nabonye abantu hano bageze ku bintu bageraho, bafite ibintu bihagije, bafite ibintu bigize gute, batiriwe baca kuri iyo Mana batwigishe, batiriwe bavuga ngo ni Yesu uzabajyana aha. Nta muzungu wirirwa avuga ati God, cyangwa se yes is good. Nta muzungu ugenda mu muhanda aririmba ibyo nk'ibyo tubona muri Afurika tugenda turirimba, nk'ibyo tubona ibyo byose twabicagamo turirimba tubivuga, ariko nyuma ugasanga ntaho bihuriye no kubaho ku buzima, ntaho bihuriye no gushaka ubuzima bwiza. Kuko amagambo no kuvuga ibyo uvuga gusa, uvuga God is good, God dusenga, dusimbuka, tugira gute, n'ubuzima usanga rwose bitandukanye. Niyo experience tugira nyine ntibyoroshye kubibwira umuntu nkawe ugisenga, ukiri umufana wa pasiteri se, ukiri umufana se wa bishop se. Iyo ukiri umufana rero ntabwo byoroshye kubyumva, birakomeye cyane. Ariko rero nibyo byiza rimwe na rimwe ukabyumva, ukumva ukuri ko abantu baciye mu bintu. Kuko ikintu cyose ukigeraho kubera imyumvire yawe, kubera ko ugitekereje, kubera icyo ushaka kugeraho kiba kikuri muri wowe. Nicyo kintu ubona ko amadini ari kugenda abura abayoboke, ari kugenda abura abantu, kubera ko imyumvire yakuze, imyumvire igahinduka, abantu bakamenya ubwoba, ubwo bwoba bukabashiramo. Abantu bamenye ubwenge, ubwoba bubashiramo. Abazungu babimenye ko ikintu cyose bashobora kukigeraho batiriwe bajya kwa pasiteri. Hariya rero nicyo kintu twe tugifite, nicyo ubona koko turata umwanya. Amadini ari kubijyamo inyungu zitatugeza aho tugomba kugera, inyungu zo gukandamiza abaturage, guteza abantu ubwoba, kumenya ko abantu wahorana ubwoba. Umwana hano uvukira hano mu Australia ntabwo azajya gusenga
kugira ngo zabone visa y'ahandi ajya kuba mu kindi gihugu. Kuri ibyo ntibibaho, icyo kibazo ntikibaho kuri twebwe. Kuki se kuba kiba ku banyafurika? Kuki umwana wo muri Afurika ari ugomba kuvuka avuga ati ngomba gupfukama nsenga Imana kugira ngo nzambone visa yo kujya muri Australia se cyangwa muri Amerika se cyangwa i Burayi? Icyo kintu nicyo kintu gikomeye. Icyo kintu cyo tugomba kureba inyuma twumve, ariko imyumvire yacu, ibi bintu byacu bimeze gute? Kuki tudakereye ubuzima bwacu bwiza? Kuki tutagera ku kintu cyiza turi nk'abanyafurika? Tugira gute? Kubigeraho gute? Nuko twongera kubivugana, kuko twabiciyemo, nabiciyemo nyine muri experience. Mbona uko ibintu bitandukanye kugira ngo ibintu bigerweho. Ibintu bigerwaho ku buryo bwinshi. Hari n'igihe ushobora no kuba uri na hano no kubigeraho bikakunanira, kandi uba ahantu hafite ibintu byinshi. Nkuko ubona hano abantu bose b'abazungu bose si uko bafite ubuzima bwiza, si uko bafite ibintu, si uko bafite ibintu. Reka da, hari abafite ibibazo nk'uko twese aho ngaho muri Afurika tubigira, hari abafite utundi nk'utu twese tubigira, ariko rero opportunity zo ziba ari nyinshi, ibintu byinshi biba ari byinshi kurusha back home. Icyo nicyo tuvugana. Kuki back home tutakwiga kubigira gute? Kubera iki duhorana ubwoba bwo kumva ko ntacyo dushobora kugira? Duhorana ubwoba ko tugomba gusenga undi muntu hanze kugira ngo ibyo bintu tubigereho. Niyo myumvire tugomba guhinduka kugira ngo ubuzima bwacu bwaho turi tubuhindure, turebe ko bishoboka. Kubihindura ni gute? Ni ugutangira gutya kubiganira. Nshuti zanjye, nta kuganira dutukana, nta kuganira n'umujinya, nta kuganira duterana ubwoba, guterana ubwoba. Ibyo bintu uvuga Imana izakwereka sha, Imana izakugira gute? Ibyo bintu ntabwo bibaho. Ni ubwoba muteza abantu. Umuntu wese ibintu byose bimubaho. Ikintu nshaka kubabwira hano maze kugira experience, kurwara ntabwo ari icyaha, kugira ibibazo ntabwo ari icyaha, kugira ibibazo by'amafaranga ntabwo ari icyaha cy'uko wakoze, kurwara ntabwo ari icyaha cy'uko wakoze, iyo umuntu yitabye Imana ntabwo ari icyaha cy'uko umuntu yakoze ibi n'ibi. Ibyo ni ibintu by'Imana yakoze. Ibyo duca mu byiza n'ibibi. Ubimenye, uriho uca mu byiza n'ibibi. Hashize icyumweru umwana wanjye bamuteye icyuma, ariko ubu se bimeze gute? Yarakize, ariko kongera kugenda. Ariko urumva ko muri icyo gihe arwaye n'iki? Ubu utekereza byinshi, ubu uri muri byinshi, ubu ufite ubwoba, ufite ibyagenze gute? Ariko se ubuzima buragenda, agakira, bigakomeza. Nuko bimeze, buri muntu wese aca mu bibazo bitandukanye, aca mu bibazo n'iki. Iki ni ukwiga rero kumenya ibibazo byose uciyemo. Iyo wemeye ko ingufu ziba muri wowe, iyo wemeye ko Imana iba muri wowe, ibyo uciyemo urabyemera. Iyo uciyemo urabyakira ukamenya nkaho nta kibazo kirimo. Hano ikintu ngomba kwigisha uyu munsi, nta kongera kugira ubwo bwoba bw'icyaha, nta kongera kuvuga ngo wakoze iki n'iki ngo niyo mpamvu ibintu byose bikubayeho. Ibikubayeho byemere, biraza bikazira igihe bikagenda. Twaje kuri iyi si kumenya ibibi n'ibyiza. Nuko bimeze, buri wese bicamo nk'undi, nta wundi ubisimbuka. Ariko rero bitagombye kuduteza ubwoba. Utamenye ko ikikubayeho ugomba kwirirwa usenga kugira ngo gikire. Umuntu wese agira igihe gikira. Umuntu wese ararwara akagira igihe gikira. Hari urwara ntanakira, agakomeza akabana n'indwara yakabaho. Nuko rero bimeze, ubu bwoba nshuti zanjye tubuhagarike. Kugira ngo tubihagarike rero ni gute? Ni gutya nyine, no kubiganira. No kubiganira namwe, no kubivugana namwe. Ibyo naciye muri experience ngomba kubigisha, ngomba kuvugana. Ikintu ngomba kukubwira buri gihe, Imana iba muri wowe. Ingufu zose zikiza, ingufu zose zo kugira ngo ugera ku kibazo cyose ufite, ziba mu ntekerezo yawe. Intekerezo yawe niyo Mana. Intekerezo yawe ni ikintu cyose ukora. Iyo utekereza aho wicaye aho, intekerezo yawe ikubwira ibintu byose. Ibintu byose ukora, ibintu byose wabayeho, abantu bose b'inshuti zawe, abatari inshuti zawe, abitabye Imana se, abakiri kumwe nawe se, wenda mutari kumwe hafi aho ngaho, bose ubabona mu ntekerezo yawe. Ibintu byose ubibona mu ntekerezo yawe. Ikintu kibi n'ikiza wakoreye mugenzi wawe, nta handi ukibona, ubona mu ntekerezo yawe. Intekerezo yawe niyo Mana yawe. Kuri buri hantu hose ku isi tugira intekerezo rimwe, mind y'abantu biliyoni 7 n'imwe kuri iyi si. Iyo bimenye iki, biguhesha ingufu.
zo kubaho ubuzima bwiza, zo kumva ko ikintu kikubayeho ukemeye. Uri umuntu wavutse ugomba kuba kuri iyi si. Nta handi umuntu aba, buri muntu wese avuka kuri iyi si. Ibyo ducamo buri wese abicamo. Hari abagira amahirwe batagira ibibazo nk'ibyo, batagira gute, ariko buri muntu wese agira ibibazo byo mu ntekerezo ye. Buri wese agira ibibazo byo muri mind ye. Buri wese agira ubwoba butewe n'intekerezo ye. Icyo waba uri cyo cyose, icyo waba uri we wese, uko waba umeze kose, intekerezo n'ubwoba ugira. Niyo ufite amafaranga utekereza wakene, niyo ufite ubuyobozi utekereza umuntu wundi yaguhiritse, niyo ufite umugore utekereza yakwibye akagenda, niyo ufite ikintu cyose, intekerezo yawe irakagutera ubwoko. Niyo mana yawe. Niyo mpamvu ugomba kumenya kuganira nayo. Ugomba kumenya kuganira nayo, kikuye kubaho n'ikigiye kugira gute. Nibyo nuko bimeze. Burya dushobora kuba tugenda mu nzira twemye duhagaze, ariko biri mu ntekerezo yawe ntawe ubimenya. Ubwoba buba burimo nta wundi ubimenya. Kubera iki? Kuko niyo mana yawe. Numenye kuganira nayo. Iryo ni ryo banga ryanjye. Iryo ni ryo banga ryatumye ngira kugira ibyishimo. Ni ikintu kumenye ko intekerezo yawe iri kumwe nawe, ko Imana yawe iri kumwe nawe, igomba kukurinda ku byo wakora byose. Sawa, iki nicyo twaganiraga. Nababwiraga nti abandi abazungu gusenga Imana bayivuyemo, kuko bamenye ko ukuri kwabo ariko ba mu ntekerezo ya buri munsi. Ntaho butandukaniye natwe twabimenye. Ikintu cyose umenye wagezeho ukigeraho kubera intekerezo yawe. Sawa, kandi mukomere rero, mugire umunsi mwiza, abandi mugire umugoroba mwiza wo muri Yes. Mukomeze kurikire cyane mu kiganiro cyacu The Rubasha Family Podcast no kuri my YouTube channel Ndizeye Rubasha, kugira ngo dukomeze tuganire. Sawa, murakoze.